Ndabaramukije hari nako mbifuriza kugubwa neza mwe mwese muduteze yombi muri iki gitondo cya none ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. In Region Info aho tukugezaho amakuru kuri byinshi bikomeje kugenda bijya ahagaragara ndetse binamenyekana nk'uko mumaze kuba mwabimenyera. Nshimira mwe mwese mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone. Muri iki gitondo nongeye kuramukana amakuru menshi ari nayo mpamvu ngira ngo mu byukuri ukande like cyangwa se ufyonde ukora ko kabuto kareba hejuru hanyuma tubone gukomeza kuko n'ubwiza buva cyangwa se n'ubwiza abujya mu bundi. Ku bantu mwese rero mwabashije kuramuka muri iki gitondo reka mbifurize kugubwa neza. Ubwo ndavuga bari mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikirana muri bu Rwanda, Republika Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse no hanze ya Afrika no muri Afrika muri rusange mwese nago twigeze tubibagirwa. Ndagira ngo mbabwire ko ari Bosco Mutaramu cyane baramutsa. Tukaba rero tugiye kureba amwe mu makuru akomeye cyane yakomeje kugenda amenyekana mu bice by'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara Kivu y'Amajyaruguru, ari kuvugwa amakuru adasanzwe ajyanye n'ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa muri ibi bice. Ni mu gihe kandi ari mu myiteguro yo gufungura ku mugaragaro ikibuga cy'indege cya Goma kimaze amezi agiye kuba yagera hafi mu 10 kiri mu bugenzuzi ndetse n'amaboko y'umutwe wa 23. Bite by'iki kibuga cy'indege cya Goma turaza kugenda tubigarukaho, turareba kandi ibice birimo bivugwamo imirwano. Si ibyo gusa kandi tuza kugenda tugarukaho, turareba uruzinduko rwo bita Lieutenant General Jules Banza. Uyu mugabo wamaze kugera muri Kivu hariya y'Amajyepfo. Lieutenant General Jules Banza ni umugabo mukuru w'ingabo za FARDC, ari mu kiganiro n'ingabo ikisangani kuva ku itariki 17 z'uku kwezi kwa 11. Turareba ibyo ari kugarukaho ndetse n'icyerekezo birimo bigaragaza cyangwa se naho birimo bigana. Ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo kiri kwibaka mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, n'abagize umutwe wa 23 bari kurindwa mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka ko badashobora kongera kwigarura igice cyari cyo cyose muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano kandi ikomeza muri Kivu y'Amajyaruguru yo kwambura umutwe wa 23 bice wigaruriye. Turaza no kurana ari makuru akomeye cyane yamaze kuba yajya ahagaragara ku bijyanye n'ingengo y'imari igomba kuba mu by'ukuri yakongerwa cyangwa se yamaze no kuba yakongererwa nk'uko bigaragara plutôt muri budget, nk'uko bigaragara muri budget cyangwa se ingengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi 2026. Ayo makuru nayo ndaza kuba nayagarukaho, dore ko mu by'ukuri ukurikije iyi ngengo y'imari yongeye kugaragazwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ibintu navuga ko aka kanya byongeye kuba byahindura isura. Si byo gusa tugufite n'andi makuru agiye atandukanye. Hanyuma rero reka twimata ture tudondosha mwabanumwe bavandimwe muri iki gitondo turebe uko biramutse bihagaze. Ndagira ngo munyemerere duhere kuri uruzinduko rw'umugaba w'ingabo z'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo. Ubwo bari barimo bavuga bati Masunzu aragarutse, ubwo barimo bavuga bati uwo bita Gasita yarahagaritswe. General Gasita ngira ngo murabyibuka mu minsi yashize, barimo bavuga Colonel Bagaza, nibwo uwo bita Jules yamaze kabisa kumanuka ara muri Kivu y'Amajyepfo, yongera kugaragaza ko igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo kuri ubu kirimo kwitegura ikintu gikomeye cyane. Ni Lieutenant General Jules Banza. Uyu mugabo akaba guhera ku itariki 17 ngira ngo iminsi 3 irihiritse rwose. Uyu mugabo ari hariya arimo akurikirana ibikorwa byo gutanga imyitozo, akurikirana uburyo mu operation akorwa ndetse n'uburyo ibitendo birimo birategurwa muri Kivu y'Amajyepfo. Lieutenant General Jules Banza ni umugabo mukuru w'ingabo za FARDC cyangwa se z'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo. Akaba yongeye kugaragara mu biganiro n'ingabo, aho yagaragaye mu birindiro Kisangani kuva tariki 17 z'ukwezi kwa 11, aho yari arimo kugenzura ndetse no gukurikirana ibijyanye n'amahugurwa ya gisirikare hagamijwe kongera ubushobozi bw'imirwano mu gihe hari umwuka mubi hagati ya FARDC ndetse n'umutwe wa 23 ubarizwa muri ry'uruzi rwa Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hakurikijwe rero uru ruzinduko cyangwa se urugendo rwa Lieutenant General Jules Banza, umugaba mukuru w'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo, bikaba bigaragaza ko hari imyanzuro mishya cyangwa se imigambi mishya ihari yo kwitega. Uyu mugabo akigera mu by'ukuri hari Kisangani yasuye brigade izwi nka Gaperi iri ku rubuga rw'imyitozo, ndetse ahura na Lieutenant General Bauma, ndetse yaje no kugera mu kigo cy'amahugurwa cyangwa se gitangirwamo imyitozo aho bita Rukusa.
ahangaha rero akaba ari ikigo kirindwa mubi cyangwa se kizwiho gutanga ndetse no gushyira hanze abasirikare kabuhariwe abazwi nk'abanyadushoka cyangwa se special force za FARDC. ni umuhango kandi waje ni igikorwa yaje n'urugendo rwaje kugaragaramo cyangwa se kubonekamo imyiyereko aho abapolisi ndetse n'abasirikare bari guhabwa imyitozo bongeye kugaragaza rwose ko bahagaze neza kandi bongera kugaragaza imyitozo ya gisirikare uko irimo iragenda. Intego ngo yaba ari ugusuzuma urwego rw'amahugurwa ruri gutangwa kugira ngo mu by'ukuri produit cyangwa se abasirikare bazashyirwa hanze bazabe bakarishye kurusha mbere cyangwa se kurusha n'abandi bigeze babaho na mbere hose, ndetse no kumenya ibikenewe mu kunoza uru rwego rw'amahugurwa, kugenzura amabwiriza atangwa ndetse n'amategeko ku bijyanye n'imyitozo hakurikijwe uburyo bukwiye. Ni mu muhango rero mu by'ukuri wongeye kugaragaza ko rwose ko igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu gihagaze neza. Uru rugendo rero rwa Lieutenant General Gilles Banza rukaba rwongeye kurikoroza hirya no hino mu bitangazamakuru, aho mu by'ukuri abasesenguzi bongeye kugaragaza ko mu by'ukuri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo isa naho iri gufata indi shusho ndetse n'indi ntera. Intego rero mu by'ukuri nanone y'uru rugendo ikaba yatumye benshi bavuga yuko umutwe wa 23 uri mu mazi abira ndetse uri mu byago kurusha na mbere hose, kandi uko iminsi irushaho kugenda yihirika ariko uyu mutwe wa 23 ugenda urushaho kugorwa n'imitegurire ndetse n'uburyo cy'igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kiyubaka. Kinshasa, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu yongeye kugaragaza ko adashyigikiye na busa cyangwa se na rimwe na rizima amasezerano ya Doha yasinywe hagati ya guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa 23. Avuga ko ayo masezerano ashobora gushyira mu kaga ejo hazaza h'igihugu cyangwa se abana b'abanyekongo, kandi avuga ko nta bufatanye bw'ubukungu bw'akarere bushoboka mu gihe ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo budasigasirwa, kandi icyo aya masezerano ya Doha ari kugaragaza cyangwa se ari kwerekana ni ukudasigasigurwa k'ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yasabye ko ndavuga Martin Fayulu hakurikizwa imyanzuro y'umuryango w'abibumbye, ni ukuvuga umwanzuro wa 2773, ni umwanzuro wamamaye cyangwa se kimwe mu myanzuro kimenya bose yakomeje kugenda imenyekana muri iri hagarikwa ry'imirwano. Igoma mu kiganiro yahayeho bita Pamela Grace na wundi ni Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'uruzi rwa Kongo cyangwa se Alliance Fleuve Congo, yavuze ko President Felix Tshisekedi ubwo yajyaga i Doha ngo byakozwe ku gahato atari ku bushake bwe, ndetse uyu avuga ko ngo iyo hataba inzira ya Doha 23 yari kuba igeze mu ntara ya Katanga. Yashimangiye ko ngo banki zimaze amezi 10 asaga zidakora mu bice biri mu maboko y'umutwe wa 23 ngo bikaba bitera kubura kw'amafaranga yo mu gihugu imbere, ndetse anavuga ko ngo abaturage bashobora kwiyambaza andi mafaranga harimo n'amafaranga iyo mu gihugu cy'u Rwanda. Uraza kujya muri comment cyangwa se utubwire muri comment utubwire ese koko ibyo Colonel Nanga yavuze imbere y'nyuma y'amakuru Pamela Grace avuga ati iyo hataza kuba inzira ya Doha 23 yari kuba iri mu ntara ya Katanga. Wowe ubona gute cyangwa se ubona koko ibyo uyu mugabo avuga nibyo cyangwa ahubwo bari barambuwe ibice byose bafite? Uraza kutubwira muri comment. Reka turebe icyerekezo cy'ibintu ni ikihe. Ku rundi ruhande rwa gisirikare, ubuyobozi bwa FARDC buri kongera kugenzura ndetse no kunoza ubushobozi bw'ingabo. Ibi bigaragaza ko leta irimo irashyira imbaraga mu kwitegura imirwano cyangwa kubungabunga umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, harimo gushimangira umubano mu by'ukuri, ndetse ibintu bigaragaza ko igisubizo cya politike cyari kitezwe ko kigiye kuba igisubizo kirambye cyaciwe intege. Ku rundi ruhande rwa politike hari ugushidikanya gukomeye ku masezerano ya Doha, yewe tutibagiwe na ya Washington. Ni mu gihe kandi leta ishimangira ko inzira ya diplomasi mu by'ukuri yakabaye inzira itanga igisubizo. Abatavuga rumwe nayo nk'abo barimo ba Martin Fayulu baravuga ko mu by'ukuri izi nzira za diplomasi cyangwa se ibiganiro bya Doha nk'uko mbivuze haraguru ari kimwe mu bigaragaza ko mu by'ukuri igihugu kirimo kirajya mu kangaratete. Bivuze ko muri iki gihugu hari icyuho cy'ubwumvikane ku gisubizo gikwiye ku kibazo cy'umutekano muke. Bivuga ngo mu buyobozi harimo
kujijinganya cyangwa se kudahuza umurongo ku bijyanye n'igisubizo cy'intambara hano mu burasirazuba bwa Kongo. Benshi mu batuye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndakwitsa ko bagiye bagaragaza ko guverinoma ikwiye gushyira imbaraga mu gukoresha uburyo bwa gisirikare, no kuvuga guhangana n'umutwe wa 23 hifashishijwe imbaraga za gisirikare bisa n'ibihura neza n'ibya Martin Fayulu. Ku rundi ruhande ku bijyanye n'ubukungu, tumwe mu duce twagiye twigarurirwa n'umutwe wa 23 bigaragara ko imikorere ya za banke yahagaze. Ibi byateye ibura ry'amafaranga cyangwa se n'ifaranga ryo mu gihugu. Icyizere ku baturage kigaragaza ko mu by'ukuri hakwiye kwifashishwa andi mafaranga, harimo nko kuba ibice bigenzurwa n'umutwe wa 23 kubera ko bibasha kugira uruhare cyangwa se access ku bihugu nk'u Rwanda, abaturage baba bashobora gukoresha amafaranga y'u Rwanda. Ibi byose byerekana ko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo kuba ndengamipaka, gishobora no kugera ku bihugu by'ibituranye harimo Burundi ndetse Uganda, yewe tukagira no ku Rwanda. Nta gisubizo kirambye kiragaragara kugeza ubu ngubu, mu gihe hariho imirwano ndetse n'intambwe zirimo guterwa mu buryo bwa politike, ariko kandi ibyo byose bikaba bisa nkaho bitizewe. Kugeza uyu munsi muri rusange bigaragara neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kwiyubaka mu buryo butigeze bubaho na mbere hose, kuko dukurikije amakuru yaje kujya ahagaragara byongeye kugaragara ko igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kiriyubaka. Hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko mu ngengo y'imari y'igisirikare cyangwa se ibikorwa bya gisirikare bijyanye n'ibikorwa by'ingabo n'umutekano mu mwaka w'2026 izafata 30% by'ingengo y'imari yose y'igihugu. Minisitiri w'Intebe Madame Judith Suminwa Waturuka yagejeje kuwa kabiri tariki 18, bivuga ngo ku munsi watambutse ku itariki 18 z'uku kwezi kwa 11 nibwo yagejeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko. Ni mu gihe umutekano ukomeje kutamera neza cyangwa se guteza impungenge cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu, ngo nibwo rero guverinoma yahisemo gushyiraho icyerekezo mu bijyanye no gukomeza uburyo bw'ingabo, aho 30% by'ingengo y'imari yose bizajya mu nzego z'ingabo n'umutekano ku rwego rutarigeze rubaho. Uru rwego rwo kuba ingengo y'imari igiye gufata ikigereranyo kingana 30%, ni urwego rutari rwarigeze rugerwaho na mbere hose. Ku bijyanye rero n'icyerekezo cy'aho ibintu biri kugana, icyo bivuze cyangwa se icyo bishatse gusobanura yaba mu rwego rwa politike, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gushyiraho ubutumwa bukomeye ku mutekano ndetse no gufata umwanzuro wibanze binyuze mu kubaka urwego rwa gisirikare. Kongera ingengo y'imari ku rwego rudasanzwe nk'urunguru bishobora kuba uburyo bwo kugaragaza ko ikibazo cy'uburasirazuba gifatwa nk'icyo kurwanira igihugu cyose. Nuvuga ngo gifatwa nk'ari cyo kibazo cya mbere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite kurusha ibindi byose byigeze bibaho, kugaragaza gutsindagira icyizere cy'abaturage ndetse n'abanyapolitike ku nzego za leta. Ni mu gihe kandi ibi bishaka kuvuga ko leta ishaka kongera ingabo, kongera ibikoresho, kongera urugero rw'imyitozo, ikoranabuhanga rikoreshwa n'igisirikare ndetse n'ubutasi ibizwi nka renseignement, kongera ubushobozi bwo guhangana n'umutwe wa 23 cyangwa indi mitwe yitwaje intwaro, ariko ku isonga hakaza 23 ndetse n'indi irimo ADF na CRP, kongera imbaraga mu mibanire n'abafatanyabikorwa bahuriyeho mu karere. Ni ukuvuga ngo guverinoma irimo kugerageza kongera imbaraga mu rwego rwo gukumira ko imirwano ikomeza kwaguka, gushaka impinduka ndetse no kongera kugaragaza ko igihugu mu by'ukuri ari ndahangarwa mu kubaka ubusugire bwacyo. Ibi kandi bishobora gushyira akaga gakomeye cyane kuri sekiteri zirimo uburezi, inzego z'imibereho, ibikorwa remezo ndetse n'ubuzima, kuko ingengo y'imari ishyirwa muri ibi bikorwa ishobora kugabanywa mu rwego rwo kongera ingengo y'imari ku bijyanye n'ingengo y'imari mu ngabo, ndetse ibi bigaragara ko bizagira ingaruka zikomeye. Abenshi banavuga ko ku kijyanye n'uburezi n'ubundi mu bice birimo umutwe wa 23 cyangwa se bigaragaramo imirwano, uburezi bwahagaze ndetse imibereho nayo ikaba igenda bigura intege, ibikorwa remezo byinshi byarangiritse. Ariko leta ngo ishobora kuvuga ko nta bukungu n'ubundi bwabaho cyangwa se bw'igihe kirekire bushobora kubakwa mu gihe igihugu cyaba kitarinzwe, bityo hagomba kubanza kubaho kubaka igihugu
mbere y'uko ibindi bintu byose bikorwa, no kuvuga kubaka igihugu mu buryo bw'umutekano. Umutekano rero ukaba utifashe neza by'umwihariko mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo, ibi bikabangamira iterambere ry'igihugu. Ibi rero bikaba mu by'ukuri bishobora kugira indi shusho mu buryo bw'umutekano. Leta ishaka guhindura imbaraga z'ingabo mu buryo bugaragara, aho mu by'ukuri bivugwa ko harimo gahunda zo kugura ibikoresho bishya, kuvugurura uburyo bwo gutanga imyitozo ndetse imiyoborere n'ibindi byose bisabwa kugeza uyu munsi. Reka twerekeze rero no mu bice birimo biravugwamo imirwano kuri ubu ngubu uko bihagaze ndetse n'ishusho ihari. Kugeza uyu munsi Uvira imirwano ikomeye irumvikana mu bice bimwe na bimwe byaho, niko bimeze no muri Walungu. Ariko FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo abarwanyi bazwi cyane nka Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bakomeje kurinda umujyi n'imipaka, cyane cyane ahagana ku cyerekezo cy'u Burundi. Harimo gufata ingamba zo gukumira imirwano ko mu by'ukuri yakomeza kwaguka muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru menshi agaragaza ko umutekano muri Uvira ugereranyije uri ku gipimo ariko giciriritse, ni mu gihe umutwe wa 23 ufatanije na Twirwaneho bivugwa ko ukomeje gutegura ibitero. Ibi nabyo biraza bigaruka kubiri kuvuga kuri Walungu iga agace kagaragara hagati ya Bukavu, Shabunda ndetse na Uvira. Ni mu gihe ahantu ari igice gifitiye runini uburyo bw'umutekano bw'ibice, no kuvuga Bukavu, Shabunda ndetse na Uvira, ndetse kandi ufatwa nk'urufatiro rwo gukumira imirwano ko yakwisuka hose muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi Walungu rero ikaba ikomeje kurindwa n'indege zirimo drones za CH4B ndetse n'ibifaru bya muzinga, aho igisirikare cy'u Burundi, Wazalendo na FARDC bakorana mu gukumira ko hari imyanya yo muri iyi teritwari ya Walungu yakomeza kugenda igeramo abo mu mutwe wa M23. Gusa muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano irakomeje bitandukanye n'ahangaha muri Walungu, Kabare ndetse n'ahandi muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyaruguru amakuru avuga ko muri Rubero hari ibice bishya byongeye kumvikanamo imirwano, ni mu gihe kandi muri teritwari ya Rucuna hari uko Warikare, ariko by'umwihariko byagera kuri teritwari ya Masisi bigaca umugane ko bivuga ko teritwari ya Masisi ndetse n'ibice bisatira umujyi wa Goma bikomeje kugenda birangwamo imirwano hagati wa Zarendo n'umutwe wa M23. Ibi byose bikagaragaza ishusho ndetse n'imitegurire y'iminsi iri imbere. Bigaragara ko muri izi mpera z'umwaka ibintu bishobora kuba byahindura isura, yaba ku mujyi wa Goma, Bukavu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye byose, by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyaruguru umutwe wa 23 wigaruriye mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2025.